ugeze kumva Kayumba aclaiminga rank ngo ubutabera bwo mu Rwanda ngo bwamwambuye rank ngo kandi rank yarayirwaniriye. Ariko mbere yuko mvuga kuri ku mutwe witwa RNC, reka mbanze mvuge kuri Kayumba Nyamwasa. Mwumva Kayumba Nyamwasa ni iki? Kayumba Nyamwasa, niba hari umuntu w'umuhemu ubaho, ubuhemu murabuzi? Niba hari umuntu w'umuhemu ubaho watangaho urugero rw'ubuhemu, ni Kayumba Nyamwasa. Amakimbirane ya Perezida Paul Kagame na Kayumba Nyamwasa yanatumye Kayumba Nyamwasa Faustin yisanga mu bibazo birimo no kugerageza kumwivugana, aho yarokotse igitero yaragabweho ndetse byaje no gutuma bamurasa isasu ryo mu mugongo, kugeza n'ubu ngubu ngo akibana n'imvune za paralize kubera iryo sasu yarashwe. Amakimbirane yabaye hagati ya Kayumba Nyamwasa aho uri hagati we na leta y'u Rwanda bashinjanye ibyaha bigiye bitandukanye, nk'aho ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko Kayumba Nyamwasa yifuje kuyobora igihugu cy'u Rwanda, yifuje kuba umunyapolitike ndetse kandi areka inshingano zo kuba umusirikare. Bivuga ko Perezida Paul Kagame ajya kubanza kumwegezayo, yamwohereje kujya kuba ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde, nyuma akaza kuvayo. Mu mwaka wa 2010 Kayumba Nyamwasa nibwo yahunze igihugu cy'u Rwanda ajya muri Afurika y'Epfo, ari naho ibitero byo gushaka kumwivugana byaje kumusanga, byaje no gutuma u Rwanda na South Africa batavuga rumwe bitewe n'iyo ngingo yabaye ku gushaka kurasira umuntu mu gihugu cyabo, byanatumye Kayumba Nyamwasa avuga ko ubutegetsi bwa Kigali aribwo bwashatse kumwivugana. Intwaro zoherejwe ndetse n'imbunda kujya kwivugana Kayumba Nyamwasa kugeza ubwo yaje no guhabwa ubuhungiro mu gihugu cya South Africa nk'impunzi. Nyuma Kayumba Nyamwasa aza no gushinga ishyaka ryiwe rifite n'igisirikare cyiwe ryo kugira ngo azahangane n'ubutegetsi bwa Kigali, RPF Inkotanyi ndetse n'igisirikare cy'abo Rwanda Defense Force. Kayumba Nyamwasa kandi ngo yabonye ko atazabyishoboza, yemera guhoza amaboko n'abari barasize bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi nk'uko bivugwa mu mwaka wa 1994 intera hamwe, ubwo ndavuga FDLR. Nanone kandi aza no guhuza n'imbaraga n'umuhungu wa Habyarimana Jarike Habyarimana, akaba imfura ya Perezida Habyarimana, nawe uvuga ko ashaka kuzaza guhorera se bitewe nuko ngo papa atari wateguye Jenoside, ahubwo bishe Perezida Habyarimana kugira ngo Jenoside itegurwe. Uyu mwana yigeze guterana amagambo bisi ishize na Paul Kagame, ubwo Paul Kagame yavugiraga amagambo ku gitangazamakuru cyitwa Jeune Afrique, akavuga ko umuhungu wa Habyarimana yagiye muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya gufatanya na Antoine Felix Tshisekedi kureba uko bahuza imbaraga kugira ngo batere u Rwanda. Uyu muhungu yavuze ko gusura igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari imwe mu nshingano ziwe zo kujya gusura igihugu nyine nk'umuntu ushaka kujya mu kindi gihugu, kandi ubufatanye hagati yiwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko nta hantu bihuriye nanone zo gufasha FDLR. Yavuze ko Perezida Paul Kagame yifashisha ibyo ngibyo byo kurega uriya muhungu wa Habyarimana Jarike Habyarimana ngo mu rwego rwo kwibunza inshingano no kugira ngo yibunze ubwo iperereza ririmo akorwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bitewe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zatangiye gufatira u Rwanda ibihano no kugeza ubwo bafatiye igisirikare cyabo ibihano Rwanda Defense Force ndetse n'abasirikare bane aribo Mubaraka Muganga, Stanislas Gashugi, Rukika Rusisi na Vincent Nyakarundi, bakurikiye kandi bafatiye ibihano ku itariki 20 Gashyantare mu mwaka wa 2025 ariwe General James Kabarebe. Uyu kandi General James Kabarebe n'umwe mu bantu bakunda gutanga imbwirwaruhame cyane ku bantu bakunda kuvuga kuri uyu Kayumba Nyamwasa, byo ko kandi muri icyo gihe kandi Kayumba Nyamwasa yari hejuru ya General James Kabarebe yamutaga mu iranka. Byagenze gute rero kugira ngo Kayumba Nyamwasa agere ku rwego rwo kongo ubutegetsi bwa Kigali bumwohereza abicanye kugira ngo bumwivugane, kugeza n'ubwo rwose ashinja ko ubutegetsi bwa Kigali bwo bwivuganye indege ya Habyarimana mu kayirasa, akari nabyo byabaye intandaro ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu Kayumba Nyamwasa wari ko bimuvuga bavuga ko yari umuntu w'igisambo, nanone ngo kandi ubwo bafanaga gufata Kigali yagiye kuri banki ndetse ajya n'ahandi avuga ko aho hantu yamaze kubabohoza ari ahiwe. Ibyo ngibyo byaje no gutuma rero batavuga rumwe nawe, bakavuga ko ibyo ari gukora bitari byo, ngo kandi yagombaga kugendera mu zindi nzira. Kayumba Nyamwasa nk'umwe mu bantu bari hejuru cyane ku maranka, wakimara gufata igihugu nawe yumvaga agomba kuzaza ku myanya ya politiki kandi akaba umuntu ukomeye cyane, kugeza n'ubwo bamwe bavuga ko yifuzaga kuzaba perezida w'igihugu bitewe n'amaranka yari afite kandi yavanye mu gisirikare cya Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni. Yego Kayumba Nyamwasa n'umwe mu bantu barwanye urugamba rwo kubohora igihugu aka 1990 kugeza igihe ku itariki 3 Ukwakira mwaka wa 1994 ubwo Jenoside imaze guhagarikwa mu mujyi wa Kigali umaze gufatwa, nk'uko bisobanurwa n'amateka ndetse no mu nyandiko tugiye kwifashisha tuvuga ku mateka ya Kayumba Nyamwasa na bifu hagati yiwe ya Kayumba Nyamwasa na Paul Kagame, byatumye rero baba abanzi bateye ubwoba, kugeza n'ubwo umwe rwose yoherejwe aho abicanye kugira ngo bamwivugane. Mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Olivier,
iyi YouTube channel yitwa RPF News, kandi buto yanditseho subscribe cyangwa se sabone, kandi ukunzogera like, ugera muri comment uduhe ibitekerezo byawe, bizajya bidufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kayumba Nyamwasa bundi amazina yitwa Faustin Kayumba Nyamwasa. Uyu rero yahoze cyangwa se uwahoze ari umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda cyangwa se mu Rwanda, yabaye umugaba mukuru w'ingabo, chief of staff, ndetse anabana none ambassadeur w'u Rwanda mu Buhinde. Mu mwaka wa 2010 rero yahunze igihugu ajya muri Afurika y'Epfo, nyuma za rero kuba umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta, ndetse ari n'andi makuru amuvugwaho. Ubundi Kayumba Nyamwasa yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani, itariki zo nimuzimbaze, ndetse yakuriye muri Uganda, aho imiryango myinshi cyane y'Abanyarwanda bari impunzi bari barahungiye muri icyo gihugu. Yize muri Uganda, nyuma rero aza kwiga amategeko ndetse mu karere muri university. Yifuza ko yize ibijyanye n'amategeko. Yinjiye mu gisirikare cya Museveni, yinjiye mu gisirikare ndetse mu ngabo za Yoweri Kaguta Museveni NRA ndetse cyangwa se NRA mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na gatandatu. Yabaye umwe mu basirikare bakomakoma ndetse mu Rwanda bari mu rugamba rwa Museveni rero muri Uganda, mu basirikare bari bakomeye cyane. Gushinga RPF rero no gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Mu mpera z'imyaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani yagize uruhare mu ishingwa rya Rwanda Patriotic Front, ndetse n'umwe mu bayobozi cyangwa se ari umwe mu bayobozi bakomeye cyane b'igisirikare cya RPF, igihe kandi urugamba rwari rutangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda, nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Jenoside imaze guhagarikwa, yari ihagaritswe RPF ya Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa rero aba umwe mu bayobozi bakomeye cyane b'ingabo, kandi nanone yabaye umukuru w'iperereza rya gisirikare, ndetse aza kuba nanone umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani n'umwaka wa 2002. Kutumvikana na Kagame mu mwaka wa 2000 rero hatangiye kuvugwa kutumvikana hagati yiwe na Perezida Paul Kagame. Yakuwe rero ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo, yoherezwa kwiga mu Bwongereza, nyuma aba ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde kuva mu mwaka wa 2004. Ubwo bivuga ko kandi icyo gihe kwari uko mwikiza. Mu mwaka wa 2010 kandi yahunze ajya muri Afurika, nyuma yo kuva mu gihugu cy'Ubuhinde. Leta y'u Rwanda rero yamushinjaga ibyaha birimo ibikorwa by'iterabwoba n'umutekano muke, kandi nanone we bamushyigikiye bavuze ko kandi yahunze kubera amakimbirane ya politike n'ibibazo yari afitanye na Perezida w'u Rwanda icyo gihe Paul Kagame. Urabizwa ko Perezida Paul Kagame yaramaze gusimbura uwitwa Pasiteri Bizimungu wari umaze kwigurwa n'inteko nshinga amategeko y'icyo gihe. Ubwo bamushinjaga rero ko ibyaha nawe birimo bigiye bitandukanye no kudashyigikira byari byatowe icyo gihe. Uyu rero Pasiteri Bizimungu yasabwe kwegura, nuko yeguye rero aza gusimburwa na Paul Kagame uhita atangira kuyobora inzibacyuho kugeza n'ubwo yaje gutorwa kuyobora kuyobora igihugu cy'u Rwanda kugeza n'ubu ngubu n'aka kanya. Afatanyije kandi na Patrick Karegeya, Gerard Gahima ndetse n'uwitwa Theogene Rudasingwa, bashinze ishyaka ryabo ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali ryitwa Rwanda National Congress RNC. Bafatanyije n'abagabo bwe Arimo, Rudasingwa, Theogene, Gerard Gahima ndetse n'uyu Patrick Karegeya, bafatanyije n'uyu Kayumba Nyamwasa kugira ngo bashinge ishyaka ryabo ryitwa RNC, ryita Rwanda National Congress. Iri ngiri ryagombaga guhangana rero na RPF Inkotanyi, kugeza n'ubwo bavuga ko bateraga inkunga imitwe y'iterabwoba kugira ngo bazakureho ubutegetsi bwa Kigali, nubwo bitaje kubahira. Ku itariki 19 Kamena mu mwaka wa 2010 yarasiwe ahitwa Johannesburg ni mu gihugu cya South Africa. Yarokotse icyo gitero, ndetse urubanza rwateje impaka nyinshi cyane hagati y'Afurika y'Epfo ndetse n'u Rwanda. Byatumye haza umubano mubi cyane hagati y'u Rwanda na South Africa, nyuma y'uko South Africa yatangiye gushinja u Rwanda gushaka kwicira umuturage wabo mu gihugu cyabo. Ibintu byari binyuranyije n'amategeko. Bikavuga ko kandi byari ibintu bitari bisanzwe cyane kuba rero wabona abantu bajya kurasira abandi bantu mu gihugu. U Rwanda kandi rwagiye rushinjwa ibyaha byinshi cyane byo kwivugana abantu batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwabo, banabasanze no mu bindi bihugu babaga barimo, ndetse n'abari bari imbere mu gihugu ngo bahuye n'uruva gusenya ubwo bashakaga guhangana n'ubutegetsi bwa Kigali. Uyu rero Kayumba Nyamwasa yaje kurokoka icyo gitero cyari kifuzaga kumwivugana mu mwaka wa 2010 ubwo yari yitwaga Johannesburg mu gihugu cya South Africa. Byanatumye u Rwanda rero rujyana mu mpaka zikomeye cyane na South Africa, dore ko n'ubundi aka kanya n'ubundi batakivuga rumwe, dore ko ibintu bihugu byombi n'ubundi bihora byishamirana no mu minsi ishize ubwo haba intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihugu Goma nabo kafatwaga, habaye iterana ry'amagambo ubwo ibihugu byose byigambagaga ko gishobora kurimbura ikindi. South Africa yigambye kurimbura agahugu gato goje, ariko u Rwanda ruvuga ko mu gihe South Africa yabikoze amakosa bazabakubita ngo bamenye icyo bakubise. Ibyo ni ibyavuzwe na Paul Kagame, ndetse n'uriya mugabo uyoboye South Africa akaba yitwa Cyril Ramaphosa.
mu mwaka wa 2011 urukiko rwa gisirikare mu Rwanda rwamukatiye imyaka 24 y'igifungo adahari, nanone kandi yambuwe ipeti rya gisirikare n'uburenganzira bwo kuba umusirikare cy'u Rwanda. No kuvuga ngo uyu Kayumba Nyamwasa yakatiwe imyaka 24 y'igifungo kuva mu mwaka wa 2011 akatirwa n'igisirikare cy'u Rwanda, dore ko n'ubundi yari asanzwe ari mu gisirikare. Yambuwe amaranka yose n'icyo yari afite yari yahawe mu gisirikare cy'u Rwanda, ndetse bivugwa ko nta peti rya gisirikare ndetse n'uburenganzira bwo ari bwose cy'u Rwanda asigaranye nk'igisirikare w'umusirikare mu by'u Rwanda asigaranye. Bivuze ko ubu ni umusivili usanzwe cyangwa se umwe mu bantu batagifite icyubahiro cyo kuba ari abasirikare, kubera ko ipeti nyine iyo yamaze kuryamburwa ijiraka rya general yari afite ryamaze guteshwa agaciro, yarirukanywe. Bivuze ngo uyu Kayumba Nyamwasa u Rwanda rwamushyiriyeho mandandari, usibye ko afatwa nk'impunzi kandi nk'umuntu yagerageje kwivuganwa, gusa nanone yakatiwe imyaka 24. Bivuze ngo yaza kuba ari mu Rwanda kugeza kano kanya ubu yari kuba amaze imyaka igera kuri 15 afunze. Bivuze ko yari kuba asigaje imyaka igera ku 9 kugira ngo abe yarekurwa. Kandi Kayumba Nyamwasa muri iki gihe akomeje kuba muri Afurika y'Epfo, akunze nanone gutanga ibiganiro ku buzima bwa politike no ku bibazo bya politike y'u Rwanda n'akarere k'ibiyaga bigari. Akomeza kandi kuba umwe mu bantu bazwi cyane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi na leta ya Kigali, cyane cyane bari hanze y'igihugu. Nanone ko rero wakuba ko wamenya ku mateka y'uyu Kayumba Nyamwasa, ku buzima bwe bw'impunzi muri Uganda, kwinjira muri NRM mu kwa Museveni mu ngabo zaho, gushinga RPF urugamba rwo kubohora igihugu, kuba umugaba mukuru w'ingabo, kutumvikana na Kagame, guhunga igihugu, gushinga RNC, kugerageza kumwivugana bamusanze muri South Africa, uruhare rwe muri politike ndetse ya position yo kugeza na n'ubu n'aka kanya. Nta gisubizo na kimwe rero cyemewe n'impande zombi ku cyatumye uyu Faustin Kayumba Nyamwasa na Paul Kagame batandukana, kandi hari ibyavugwaga ndetse na Kayumba ubwe ndetse n'ibyavugwaga n'abashyigikiye leta ya Kigali. Uyu ku ruhande rwa Kayumba Nyamwasa yavuze ko kandi yatangiye kutavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se na Kagame kuva mu mpera z'imyaka 1990 kubera uburyo ubutegetsi bwakorwaga amakimbirane yo muri Kongo, ndetse nuko yumvaga RPF rero yatandukiriye amahame yayo, ndetse ya mbere yanavuze ko kandi ateberanyaga na Kagame ku bibazo bya demokarasi, ubwisanzure bwa politike n'imiyoborere y'igihugu. Ku rundi ruhande kandi rwa leta y'u Rwanda n'abashyigikiye bavuga ko Kayumba Nyamwasa yagize imyitwarire yo gushaka ubutegetsi, ko nanone yagize uruhare rero mu bikorwa ndetse byo guhungabanya umutekano w'igihugu, ndetse no kunyura nyuma y'uko avuye mu gihugu yifatanyije n'abashakaga kurwanya leta ya Kigali. Abasesenguzi benshi bavuga ko kandi ikibazo cyabo cyari uruvange rw'ibi bintu, kutumvikana ku buyobozi bwa RPF, amakimbirane yerekeza intambara zo muri RDC, guhatanira ijambo na influence mu buyobozi bw'igisirikare n'igihugu, ndetse itandukaniro ku cyerekezo cya politiki y'u Rwanda na nyuma yaho. Kayumba Nyamwasa ashobora kuba yarazize nawe gusaba ko yatorwa nawe akagirwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ngo byatumye rero ashobora kuba yarisanze ibibazo by'aka kanya arimo n'ubu n'aka kanya, yagasana aho ndagaze ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.